nge ndi umucamanza ururiya mucamanza aba bose nabarambika nkashaka igishari nkabahura mu rwego rwo kubaka societe ariko ubundi ibi byaje bite abaye koko yarabonye iyo foto akabona ikurikirwa na message z'uko umuntu ari kwishakira ko bamukorera uwuncenje ariko yarangiza akayitirira gushaka amafaranga. Bishop ni kimwe bamwandikiraga bakamuha n'izi video nta message yasubije zoya ko byagenda kose bayarasubizaga question mark komeza ahangaha niho ndaza kukubwira ngo kugira ngo yihe umugore we bishobore kuba kubera ko bari mu rugo hamwe buriya nta wivanga mu by'umugore n'umugabo umugore washobora kuba yaramucakiye kuko no mu kwiregura umugore yashatse nko kusa nk'ubyitsaho ariko asa abaye nk'ubyitsaho kandi avuga ko ngo ingamba z'ubwirinzi iyo terime niyo yakoresheje mu ngamba z'ubwirinzi ngo nibwo yatanzemo iyo foto. Avuga ko abonye ko uyu mugore wafatwaga nk'inshuti y'umuryango agiye kumugusha mu cyaha cy'ubusambanyi yabwiye umugore we ati turaza kuganira ariko turaganira ibintu bikomeye ati nagombaga gushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Yego noneho kimwe nuko uyu mugore wifuzaga ko Bishop yazamubera byibura titre y'umugabo umunsi umwe yaba atarageze ku ntego y'icyo yashakaga cyo kuba yaryamana na Bishop akabitangira ikirego cyangwa se Bishop yabwira umugore we undi akabirakarira aricyo byatumye atanga ikirego byose hamwe nta wabimenya rero kuko ubutabera bwigenga. Yes, abakurikiye BTN TV turongeye turabasuhuje tubifurije kumererwa neza tubahaye n'ikaze ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ubu niho Ndahiro Valence Papi yicaye nubwo mumubona yicaye neza kuriya. Ngiye nitwa Shadra. Ariko ntago nkurikiranywe n'urukiko. Oya. Waje kureba abakurikiranywe. So tubaha ikaze rero twari turi ku rubanza rw'umugabo bita Bishop Harerimana Jean Bosco areganwa n'umudamu we witwa Mukansengiyumva Jeanne baregwa ibyaha ubundi ntago baregwa mu byaha bikomeye bujyanye n'amategeko ariko uburyo babisobanura uburyo ubushiracyaha bisobanuramo wumva ari ibyaha bitangira kugenda biremera wenda kugira ngo tubanze tubwira abantu ikibazo nyirizina mbere yuko tuza kugera mu rubanza mu mizi. Tariki 9 Ukwakira 2024 nibwo urwego rw'ubugenzacyaha ari bwatangaje ko bwataye muri yombi Bishop Harerimana Jean Bosco umuyobozi cyangwa se umushumba w'itorero Zerafat. We yavuze ko ari umuvugizi waryo hagataho burete gatoya turabijyamo burete gato tubanze tuyomuye tariki 9 z'ukwezi Kwakira ubwo no kwa 10/2024 nibwo urwego rw'ubugenzacyaha ari bwatangaje ko bwataye muri yombi Harerimana Jean Bosco Bishop w'itorero Zerafat Hall Church. Urabyumva neza hari kuwa 4 nibwo Harerimana amakuru avuga ko umushumba w'itorero Zerafat Hall Church Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we Mukesha Imana Jeanne urabyumva batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Mukesha Imana Mukansengiyumva cyane Mukansengiyumva Jeanne bavuze ko batawe muri yombi. Aba bombi bari bakurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cyundi ariho hazira zira miliyoni 10 nk'ubu ugeze mu mizi 10 zone gukurikira amenye ibya kangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni. Ahangaha umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ari Dr Murangira Bitiri yavuze ko uyu mugabo n'umugore we batawe muri yombi tariki 9 Ukwakira 2024. Urumva yagize ati nibyo koko aba bombi batawe muri yombi bakurikiranywe icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya nicyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe ngufashe usome nkuru icyaje kubaho baje kuburana kwifunga n'ifungurwa baba bafunguwe by'agateganyo baburana bari hanze. Urakoze cyane nibyo byabaye uyu munsi rero kuri urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nibwo baburanye mu mizi. N'urubanza rwatangiye isaa 3:25 z'amanywa ruza gupfundikirwa ku isaha y'isa 5:28. Ubushinjacyaha burasabira Bishop gufungwa imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga ntarimo kwibuka mu gihe umugore we bumusabira gufungwa imyaka 3. Uti rero haraburanwa iki mu mizi? Umuburanyi
wunganirwa n'ubushinjacyaha wahawe kode ya MA avuga ko yari afite ikibazo cy'uburwayi. urega nyine wunganiwe n'ubushinjacyaha. Avuga ko Bishop yamusabye. Ntago yunganiwe n'ubushinjacyaha, ahagarariwe. Ibintu by'imanza usibye kugenda ubinkururamo ntago ari ibintu byawe. Avuga ko yari afite ikibazo cyo kuva bidakama ubwo muri terme y'ikiganga ni fistula. Si fistula kujojoba. Nibyo fistula no kujojoba haryo ubwo. Fistura yego. Noneho wagenda ubimenya gake ngo Bishop Harerimana aramubwira ati rero ahangaha mu rukiko haje kumvikana ibijyanye n'amazi akorwa na entreprise Urwibutso kuri Nyirangarama yitwa kandi agurwa amafaranga 500 ngo ariko Bishop akaba 500 kwa Nyirangarama we akayagurisha 2,000 avuga ko ari amazi cyangwa 300 ni hagati ya 200 na 300. Hari n'uwe yahaye ngo wari ugiye kurangura mu Bushinwa ngo aramubwira ati nuyanyanyageza mu bicuruzwa ati barabigura nk'uko umwana akunda ibere rya nyina. Araza arategereza araheba abaguzi wapi bimeze bite ko abaguzi bataza. Uyu munsi rero uyu wahawe kode ya MA avuga ko Bishop Harerimana Jean Bosco yamubwiye ko agomba kumuha miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, amusaba n'ifoto y'igitsina cye ngo kugira ngo ajye asenga akora kuri iyo foto mu myanya y'ibanga kugira ngo abe yabasha gukira ubu burwayi bwo kujojoba. Ngo yaje gufatwa ako nyine papi no kuri kwiruka yaje gufatwa n'umugore aho ngaho tubanze twibaza iki gihe buretse gato ntoreze kuraka yaje ngo gufatwa n'umugore we. Impamvu umugore we nawe yabaye included muri iki kirego, yaje gufatwa n'umugore we ngo ayoherereza uwo mugore we, uwo mugore mugenzi we wari n'inshuti y'umuryango wahawe kode ya MA aramubwira ati iyi foto yawe ndaza kuyiha umugabo wawe. Hasa papi kumona urubanza waruborotse ndahera ariko reka hano duhera. Ikintu cya mbere cyo nuko bundi baravuga ngo ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana. Nuvuga ngo Bishop afite ukuntu yiregura n'ubushinjacyaha afite ukuntu bumurega bugendeye. Ariko imodoka nziza y'inkongomani yanze kuvuga arakimirana. Buriya nabyo bifite icyo bibininga, ariko hari igihe yanga kwica urubanza akavuga ati ngiye ibyo nabibwiye umucamanza mu bihereho ko umucamanza bivuga. Anyway, icyo navugaga ubushinjacyaha, reka duhere ku buryo ubushinjacyaha bukoresha burega, ariko tujya tubihuza nuko uregwa yireguye hanyuma dushakishe ku bijyanye n'ibyavuye muri cyber. Ubundi finally byasoje ahubwo Bishop ari uri kuvuga ati ahubwo ngiye ahubwo ninjye wakabaye narareze kuko nabaye sexually harassed. Ariko hari ikintu nibaza byageze kuko Bishop we mu kwiregura ko avuga ko uyu mugore yamusabye ko bakundana, ndetse anakoresha message yavuze ati mpora nsenga Imana ngo izamfashe byibura uzitwa umugabo wanjye umunsi umwe. Sivyo ese Bishop bakwandikiraga izi message ntuzisubize kugeraho uyu mugore wahawe kode ya MA Bishop avuga ko yamwoherereje izi foto kugira ngo mwantracting cyangwa se amukurure amusaba ko bazahuza bazaryamana bazakorana ubusambanyi. Ubundi papi nicyo gituma urukiko ruba rufite akazi katoroshye. Ariko reka duhere nko ku buryo umushinjacyaha muregamo, sibyo? Reba ko umushinjacyaha avuga ko hari message za momo, urumva zivuga ko zigaragaza ko hari amafaranga yavaga kwa MA, ni wa mugore nyine ajya kugurira essence Bishop kuko Imana yari yarabategetse. Imana ngo yari yarategetse umuryango ngo ko MA agomba kuzajya amafaranga Bishop ngo akamugurira essence ngo ubundi ngo Imana ngo ikazamurinda ngo kuba yavanwamo nyababyeyi. Imana yari bimurinze ahubwo iyo byagombaga kuba ari nk'ituro ry'igushima Imana ko abirinze. Rihoraho ahubwo ho tuhahere tunibaza wenda ibyo turabigeraho nyuma nitujya gukonkiriwa natwe uko tubibona. Ariko ubwo gato mube musigaranya akantu kibaza ngo ubundi uyu muntu utanga ayo mafaranga ubwo we biba bimeze gute turahagera. Ariko noneho izi message niba zihari yego zigaragaza amafaranga ava kwa MA ajya kwa Bishop ariko Bishop yireguye
Bishop yavuze ko nta mafaranga yigeze aza kuri telefone ye ngo agaragarizwe umubare, niko yabwiye inteko iburanisha. Amafaranga yagiye kuri konte y'urusengero. Kandi ngewe buriya kugira ngo itorero rihabwe stati yo gukora hari ibyo bagenderaho, ntabwo itorero riba ari iry'umuntu ku giti cye. Ngenda umuvugizi w'iri torero. Mu yandi magambo rero Bishop ubyanarije ukoze isesengura aha yabatsinda. Oya ngano kuri atandukanye n'itorero. Ntawe bagiye ikintu kiza kumugonga urakize. Ikintu kiza kumugonga nuko tutazi message yagiye asubiza kugira ngo aze no kugera ku mugore amubwira ati kimwe cyo ushobora kwigira hamwe urubanza we n'umugore bakavuga bati umugore wamufatanye zira message avuga ati burya bwose uyu muntu ubona nk'inshuti y'umuryango mujya musayikana. Ngo harimo n'andi mafoto ariko harimo n'andi mafoto gake uyu muburanyi bahawe kode ya MA urega yajyaga yikoza no za dushe gake akavuga ngo nisiga amavuta turebana kuri video. Izo ayo mashusho ngo arahari mu kirego. Nibyo nakubwiraga rero. Ariko se uyu mugore we ntago yaba ari gahunda yo kuba wenda baramaze kumufata kari habara rya Bishop wenda urugero. Kandi n'ubundi umugore wa Bishop haraho yabivuze bimeze nka gutyo ngo uko byagenze yamwoherereje iriya foto, ariko Bishop yari yamusabye ko bahura ngo kugira ngo amwereke ko uwo mushuti we atari umuntu mwiza ashaka kubasenyera. Arangije uriya mugore uyu urega ngo arababwira ngo iyo foto naragira ahantu na hamwe nyibona mwese nzabafungisha nako. Hanyuma undi ngo nta nahantu yayishyize kuko nyine we ngo ntago yayikwirakwije. Umugore w'igicucu muri gicucu ariko bari inshuti. Ariko ikibazo kibazwa no kwibaza ngo ubundi ifoto ukurikije uko byitwa gukwirakwira nuko amategeko ari kubivuga. Ariko ngiye wunganira Bishop n'umugore we ibyo bavuga turemeranye. Kubera ko uriya mugore mbere na mbere ngo wanje kwiyoherereza iyi foto, wafashe iyi foto ayishyira muri telefone ye ayohereza Bishop kugira ngo amwereke ubwiza n'uburanga bwe. Ibyo ni bivugwa na Bishop. Ni ku rundi ruhande wavuga yuko yayimuhaye ayisabwe ngo isengerwe irebwe. Kandi Bishop avuga ko mbere y'aya mafoto yabanje kumwoherereza message ku itariki zitavuzwe ariko mu kwezi kwa kabiri zasatiraga. Urebye ni ku itariki y'abakundana kuko yamubwiye ngo kuri uyu munsi w'abakundana buriya ni kuri 14 n'ubwo zitavuzwe. Kuri umunsi w'abakundana. Yego. Nishimira ko ibyishimo byawe waretse nkayigusomera ko nayanditse igisomero ngusomera iyo message ako nafashe ni kaga Faransa yavuze ngo mu gifaransa je t'aime beaucoup je te promis yavuze ngo ndagusezeranye yaramutse ngo dadishu kuri uyu munsi w'abantu bakundana w'abantu bakundana ndi kubisoma uko yabisomye Bishop nk'uko iyo message imeze. Ndashaka kukumenyesha ko ngukunda. Igihe uzaba ushaka umuntu mwishimana nzaba mpari ku bwawe. N'igihe uzaba ushaka umuntu mubabarana nzaba mpari ku bwawe. Je te promis. Oni MA ngo niko yandikiye. Je te promis. Ati byanagaragajwe na Swaiba. Ibyo aribyo byose umushinjacyaha nawe yaragowe. Iyi message niba ihari iki kirego wakongera ukakigumamo icyo cyaha wakagikuye. Ubundi twinjiye in deep nk'abasesenguzi usanga hano hantu harabayemo ubushoreke cyase gushorekana. Ubwo no kusosenguye nyine. Noneho ahubwo yaba umugore yaba umugabo w'uyu wahaye kode ya MA cyangwa se umugore wa Bishop hakagira umwe muri bo uvumbura abangaba ko bakora ibi ngibi. Ariko ahubwo nabisenguye gutyo kwawe wasanga umugore wa Bishop ari we wavumbuye Bishop cyangwa Bishop yarabonye ibimenyetso by'uko umugore bashobora kuba agiye kumuvumbura agahita amwereka ibyifoto akamwereka iyo foto. Undi nawe mu gutanga ikirego akavuga ati nari ndwaye ibijyanye no kujojoba amubwira ko mu mwanya wo kunsengera ndakwihanije kubera ko ngo yabanje kugura y'amazi amazi biranga. Uzi impamvu aho nkwiyamye amakuru yandi abatariho ivumbi bizino nsengero biraba. Yaburetse gato kujya mu nsengero biraba buretse gato. Buriya ijambo ry'Imana ryo riravuga bongo ijambo ry'Imana rivuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore buri muntu wese bikoranye n'ibyo yakoze. Urumva mu mategeko 10 y'Imana hakaba harimo ngo ntuzasambanye. Ko mfite ubundi muntu wamaye ubuhamya se bwanya bwo kuri runo rusengero rwa Zerafati
ambwira ko rwose ayo mazi kugurwa ko aragurwa ku giciro cyo hejuru harya Zerafati y'umugisha biracyakora ubanza yarafunzwe Zerafati Holy Church iri mu zafunzwe Nomba ko ntabwo RDB igeze itangaza ko bamba ubuzima gatozi ubuzima gatozi bwo baracyafite ni hariya hakurya mu gishanga nirwo rwakoraga nka ministries bafunze banatanga urumva urusengero rwo rwa Bishop aya mazi aragurishwa ariko amazi aragurishwa byo amazi aragurishwa amafaranga araribwa urase ubwo ngubu urashaka kuvuga ko utazi bya Yongwe papi Yongwe yakoze iki Yongwe ibintu yaburajya kanabihanirwa ntabyo uzi se cy'amafaranga idiri mini degree nukuvuga ngo nyine namukomeye ejo bundi nzaba ndi Kampala nzamusura nuko bari urubanza urumva buri wese aba ashobora kuvuga ukuntu yiregura kandi nkahita nkubwira ngo akazi gakomeye gasigaranwa n'umucamanza ariko habirakomeye ubu niba hari message z'ukuntu umuntu yabwiye undi ko amukunda ari kutubera imfura akatuganiriza akaduha ukuri kwe ariko ntiyari kuburana kubera ko nako ntiyari kujya imbere ya za kamera ntago yari kubikora urubanza rutarasoma niwe muntu mbonye mu buzima usohoka mu cyumba cy'iburanisha aguruka kurenza ingeragere uriya n'umubonsa we uriya Madrid n'umubonsa we nabyo narinzi wowe uhagaze iruhande rw'imodoka n'umubonsa we naka nanjye simbizi hanyuma tujye kuri iki ibi bintu by'amadini n'amatorero byo kugira ababonsa byaje cyane tujye ku ngingo y'amafaranga papi tujye ku ngingo y'amafaranga bavuga ko Bishop Harerimana Jean Bosco yasabye uyu MA miliyoni 10 mu gihe ariko hari undi musore wavuzwemo ni Wilson witwa Wilson irindi ni irihera kanze ndi kurebera amafaranga yatangwaga n'uwitwa ibihumbi nimba ari 100 ni miliyoni 2 n'ibihumbi 80 yatanzwe n'uwitwa Wilson ndabona irindi ntaryo nanditse ayo mafaranga ngo bayitangaga ubu ni kubwiregure bwa Bishop avuga ko yatangwaga kugira bishyure ahantu basare y'urusengero ubwo binasobanuye ko iri torero ryari rifite aho riteranira ariko atari urusengero rwabo bakodesha buriya nicyo bivuze shani zaho mu church hanyuma ntuzavuga ni za boutique church mushinjacyaha we bukavuga ko ayo mafaranga ari muri bwa buryo nyine bwo kuvuga ngo kugira ngo bagusengere ukiri nibwo buryo amafaranga yatangwagamo aha rero utigize umucamanza nawe nkakubwira ngo ngahagaramo hagati tubwire ayo mafaranga nayiki ariko kimwe cyo kuri ariko Harerimana uretse gato nk'umukristo muri Bibiliya haranditse ngo nuko rero mungeragereshe icya 10 n'amaturo murebe ko imigomero yanyu itagomororerwa sibyo mungeragereshe icya 10 n'amaturo iyo uri umukristo rero nyawe uba ugomba gutanga ituro urabyumva ntago ari ikintu kije aka kanya ndumva ntitari n'ikintu cya kimwe nuko umuntu agatura miliyoni 2 se kiba yari icya 10 cy'ibyo winjije ariko Bosco yanavuze ngo barebye momo zose zo mu miturire ya MA nta hantu yigize arenze 1000 cyangwa 500 ariko mugani ku cy'ubushinjacyaha butatugaragaje izi miliyoni 10 kuko bavuga ko harayatanzwe kuri mobile money bakaba ntago ari yose hari harayatanzwe mu buryo buri cash atavugwa ni 500 hari n'ayatanzwe mu buryo bwa momo atavugwa oya byose biravugwa kuri momo oya nta mubare w'amafaranga uvugwa bongo kandi nabyiyandikiye ngiye papi kuri momo urumva ariko ko wagira ngo Bishop hari ikindi kintu mupfa wowe ahubwo ngiye uri kumuvuganira mbona ahubwo wowe wagiye mufite icyo mupfa habonetse momo uriya mugore yohererezagaho Zerafati ahubwo nahanga hari ikibazo uriya mugore ngo yoherezagaho Zerafati Holy Church miliyoni zigera kuri 280 byari kuri momo sibyo uyu MA ubushinjacyaha ni no bwahere buvuga ngo rero kuko Zerafati ari ya Bishop ntiyatandukana nayo hano haba hari challenge yekomeye cyane kuko mu mategeko koko ntabwo Bishop ari Zerafati rukwayo ariko niye inyungu zayo se zijyaye ngaho bitusesengure none se urebye stati y'itorero usanga itorero Zerafati ari umutungo bwite wa Jean Bosco
nyine ntabwo mbizi mu by'amategeko ariko cyangwa haba hari umuvugizi w'itorero, hari administration, iriya bari ikigo ariko se ntabwo ari icy'umuntu ku giti cye kitagira inyungu iyo gikoreye inyungu zigeze ikigo gishingiye ku myemerere kidashingiye ku bikorera amafaranga. Urabyumva so ntabwo bakorera amafaranga kandi nyine ubwo uri mu mategeko biravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umuti bazambona. nyine ubwo uri mu mategeko ariko tuvuye mu mategeko se ayo mafaranga ubwo ajye finally ajye ninde ubikuza kuri konti y'itorero kandi kazakora nyine bivuga ngo muzatungwa n'imirimo y'amaboko yanyu. ubwo agiye gutunga ndetse agiye gutunga bishop n'umuryango. ngaho rero urakoze cyane. Sare yego babanje gukorwamo kandi yo kwishyura sare ari ku ruhande kwayo hoye kandi ngo barasenze Imana ikabategeka ko bagomba kuzajya banagurira esansi bishop. tukiri mu mafaranga umushinjacyaha yavuze ko uyu bishop ubwe abazwa ngo yemeye yuko hari 200,000 MA yamuhaye yo kumugurira imbuto. Mu kubazwa kwe ngo yarabyemeye 200,000 byo yarabyemeye byo kugura imbuto zane za bishop zo kurya igihe kingana iki mbizi ariko mana yanjye. hanyuma ngo hakaba na momo transaction y'500,000 nayo yagaragaye ko yahawe bishop. nayo imbuto se nayo ntabwo icyayo kizwi. ubwo 200 yari imbuto ubwo 500 yari ranch. Hakazamo na ya message wavugaga uyu mugore wa bishop noneho wa Mukansenge yumva yoherereje MA amubwira ko aho niho agomba kujya gurira bishop essence Imana ikazaha byinshi umugabo wa MA Imana izamuha byinshi kubera ko umugore we aha bishop essence nawe akarindwa gukurwamo matrice nawe iterisi ye ikaba irabiprofitiyemo ariko Imana nayo imanzi ikosha. hanyuma tujye kuri message zabonetse muri telefone ya Jane atera ubwoba ko agiye gushyira hanze ayo mafoto. urumva twasaga nk'ababica ku ruhande cya gihe ariko noneho reka tubyinjemo ukuntu byagenze ku by'amafoto. urumva ubushinjacyaha ubundi ko ndeba ari njye wabisesenguye cyane ariko wowe uraza kumfasha akantu kamwe nza kukubwira. ubushinjacyaha buravuga ngo habayeho gusabwa ifoto. MA asabwa ifoto na bishop y'imyanya ye y'ibanga kuko MA yemera ko yari arwaye kuva asaba bavuze ko mu ndimi zijyanye n'ikiganga ari fistura kujojo. asabwa rero ifoto yo kugira ngo barebe uko ameze kugira bajye bamusengera babireba. iyo foto bishop ntiyayigumana ayiha umugore wa bishop. Bishop niwe igereye muri telefone mbere hanyuma ngo ayiha umugore we kugira ngo uyu mugore ibyo ni ibivugwa n'ubushinjacyaha ni iby'ubushinjacyaha kugira ngo uyu mugore ayihereho atera ubwoba MA cyane amutera ubwoba amubwira ati uranga gutanga kashi ifoto yawe ni ku karo pepure nako kanya umugore yabura uko agira ku mbuga nkoranyambaga kandi nanayiha umugabo wawe abone ko ubwambure bwe buri hanze, ubwambure bw'umugore we buri hanze. hanyuma mu kwiregura ibi ni bimwe mu byaha Eric Semuhunga akurikiranyweho arya nawe ni nk'ibyo ngibyo sibyo. ibi ni nabyo biri muri dosiye ya Yampano. yego ariko kuki abantu bakangisha abandi amavideo biterwa ariko si ifoto zifatwa gute ubundi bagiye baheranga wowe ifoto rute ariko ngendaza kwemera ibyo Bishop Jean Bosco avuga ku bijyanye yavuze ngo kwifotora agaragariza urukiko ko iyo foto MA yashakaga kuyikoresha kugira ngo amusedusinge abe yamusambanya amugeze ku irari bashobora kumusambanya. ati nta message asabamo gusengerwa igaragaramo guhagaragaramo gushaka gusambanywa. abashinjacyaha nabo bashobora kuba bakomeye abaye kuko yarabonye iyo foto akabona ikurikirwa na message z'uko umuntu ari kwishakira ko bamukorera uwuncenje ariko yarangiza akayitirira gushaka amafaranga. Bishop ni kimwe bamwandikiraga bakamuha n'izi video nta message yasubije zoya kuko byagenda kose bayarasubizaga question mark
komeza. Ahangaha niho ndaza kukubwira ngo kugira ngo ayihe umugore we bishobore kuba kubera ko bari mu rugo hamwe, buriya ntawe wivanga mu by'umugore n'umugabo. Umugore we ashobora kuba yaramucakiye kuko no mu kwiregura umugore yashatse nko kusa nk'ubyitsaho, ariko asa abaye nk'ubyitsaho, kandi avuga ko ngo ingamba z'ubwirinzi, iyo terime niyo yakoresheje mu ngamba z'ubwirinzi ngo nibwo yatanzemo iyo foto. Avuga ko abonye ko uyu mugore wafatwaga nk'inshuti y'umuryango agiye kumugusha mu cyaha cy'ubusambanyi, yabwiye umugore ati turaza kuganira ariko turaganira ibintu bikomeye. Ati nagombaga gushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Yego. Noneho kimwe nuko uyu mugore wifuzaga ko Bishop yazamubera byibura titire y'umugabo umunsi umwe, yaba atarageze ku ntego y'icyo yashakaga cyo kuba yaryamana na Bishop, akabitangira ikirego, cyangwa se Bishop yabwira umugore we undi akabirakarira, ariko byatumye atanga ikirego. Byose hamwe nta wabimenya. Rero kuko ubutabera bwigenga gato mbere yo kugera ku ubutabera bwigenga, uretse nkumubwira akantu rugiye kwibagirwa babwira abantu kavuye muri uru rubanza. Umugore wa Bishop agiye kwiregura, ibuka ko yibukije, yabwiye urukiko ko yabwiye MA ko yamubereye Yuda amaze kubona ya foto, nawe akayimwoherereza. Bishop yicaranye n'umugore we, amubwira iby'inshuti, yaramubwira ati si inshuti nziza, ahubwo twareba ukuntu dushyiraho ingamba z'ubwirinzi atadusenyera urugo. Urabyumva? Ingamba z'ubwirinzi bakuyemo forwarding. Arangije ingamba z'ubwirinzi aho umugore we ya foto. Noneho wa mugore nawe kwihangana biranga, ayohereza MA, aramubwira ati wambereye Yuda. Buriya ifoto yatinze kugerayo, ngo aramubwira ati se nakubereye Yuda gute? Arabimubwira, amwereka ifoto. Undi aramubwira ati iyi foto si yanjye. Ngaramubwira ati ariko si foto nimba atari yawe, uru rwara rwavuyemo narwo rwawe gace, ariko si foto ko yari y'igitsina, urwara rugaragara gute ku gitsina? Buriya yashyizeho intuza. Ubwo ni nyinshi, ubwo yazimuforwardinze zose, kuko harimo na yindi y'ubwambura, amubwira ngo ngere no mu cyumba njye kwisiga amavuta ureba, kuko hari imwe mu kwisiga. Ariko mwagiye mumenya ko ibi bintu mukwira. Njye buriya mu buzima sinjye nizera telefone yanjye, kuko ibyo dutanga nubwo wabisiba kaja niyo telefone bayijyanye muri cyber, ibyo wasibye byose n'ibyo byose biragaragara. Mes chers amis, mugani wa Bishop, izi ngamba z'ubwirinzi mwazubahirije mukirinda mwirinze. Twagiye wari tugiye kwanzura, tutangiye kwanzura. Ubutabera burigenga cyo kimwe. Kabiri, iburanisha rya none ryapfundikiwe, uzasomwa kuri 14. Urubanza ibijyanye n'isomwa ry'urubanza ari tariki 14 ku isaha y'isa 9. Ibyo basabiwe n'ubushinjacyaha wabyibukije. Harebwa nimba ubushinjacyaha ibi gihano kuri Bishop cyasabwe cy'imyaka 7. Avuga ati ahubwo akantu kamwe twari tusize tutavuze. Hari akantu nabonye katari keza dukwiye kubwira ubutabera bwacu bukajya burebaho, kuri kuntu metero baterana na mucamanza amagambo kandi ku ngingo wumva zumvikana. Metero bakwiye guhabwa umwanya akavuga ibyo ashaka kuvuga. Metero yajyaga gusobanurira abo yunganira, kandi nabyo ni nacyo umuntu aba yishyuriye kugira ngo amwunganire. Ngo gira bwangu ihutishe, ngo jya ku ngingo z'amategeko ngo babisobanuye. Ariko nyakubahwa perezida w'urukiko ati ubundi nsanzwe nitwara neza. Ati nabyo urabizi. Niyo yakavuze ati ubu murimo muransaza, murashaka kugira ngo abakiriya banjye mu bapirikane gake. Oya rwose abantu bo mu butabera mujye mubirebaho, mushaka umwanya. Turabizi ko imanza ni nyinshi, urobonaga nk'uriya mucamanza w'abantu bari bicaye ari bose bashaka kubaburanisha, ariko ibintu birimo gufunga umuntu imyaka 7 mwareka bakamwunganira. Umugore wa Bishop bamubwiye ko agomba gukatirwa igihano cy'imyaka 3. Ariko shawara mama barabereka bisa, barabyo ukuntu yashubije perezida w'urukiko. Ati ubundi yarashinja kuba nafungwa imyaka 3 afite gihamya cy'ibyo ngibyo arimo avuga. Oya ngoze bantu bo mu butabera mugerageze mureke abantu biregure, kuko ikintu nkuye muri iri yatireguye ikintu nkuye muri urubanza cyo societe yacu igomba kumenya ibijyane n'imibanire yo mu ngo. Bagore mwige kunyurwa n'abagabo banyu, bagabo mwige kunyurwa n'abagore banyu. Kuko
ibintu bijyanye n'ubusambanyi n'ubushoreke mu madini n'amatorero sibwo bwa mbere bivuga. Kumeze nkaho uri kuvuga se ko koko yaba yarari guseducinga. Yani Bishop niko avuga ati njyewe mu bihe bitandukanye yagiye anyohereza amafoto menshi y'ubwambure bwanyumbwira ngo tunavugane kuri video call arimo kwisiga. Nibyavuga ariko nanone unyemerere twemeranye ko no gusaba amafaranga bibaho muri aya madini inzaduka bibamo. Uretse gato nkubwire wemera imigani nyarwanda. Umugani wa muvandimwe ko hano hari udusimba twinshi niba ari iki giti nuko ari udushishe abantu bashobora kugira ngo nibi baca umugani nyarwanda mu kinyarwanda ngo umugore wawe mubi ngo umurongozwa n'umuturanyi mwiza. Ntabyo narinzi uwo mugani n'ubwa mbere nkumvishe dore uko ngano ari ubwa mbere izina ry'Imana. Ubwo se ariko ujya kumanika incakwa ukazishyira ku karubanda uwo mugore mu bantu utamukunda umukunda muri icyo gihe urakoze cyane. Hanyuma se kugera ku rwego rwo kwandikirana kugera ku rwego rwo guhana amafoto y'ibitsina kugera ibi bintu hari n'ibintu numva nka urumva niba amafoto nkuko Bishop yavuze ngo hari n'andi mafoto menshi niba koko ayo mafoto agaragara aho haraba umwere ariko nubwo yaba umwere kuri ngingo nakubwiye ngo nyemerera nanjye twemeranye ko tuziziranye ko muri ano madini hashize bazivuza ubuhuha. Ntabyo nzi naguhaye urugero rwa Idrimini Digri wabyiyemereye ko bamugombaga kumuha amafaranga urumva ko no kuri mikoro yavuga ngo ngira amaturo yarayarika. Rero niba yarika nabandi bayarika nakubwiye ko mfite ubuhamya bw'umwihariko kuri uyu mu Bishop iyo bigiye 100 oya ko amazi yo mugisha yo yagurwaga. Nkubwire ubu urabyibagiwe banza icyo nkubwire haranditswe ngo ariko ngiyeyo nibaza n'abantu badatinya icyaha n'igisa nacyo bikanambabaza cyane. Kuko gukizwa ni iki? Gukizwa ni ukuba wuriwe no kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Yego twambaye umubiri ariko se kugera ku kuba umuntu nka Bishop yatekereza kujya gusambanya umugirisitu ubwo nubwo byumvishe ariko uko wabaye mucye muri iki kiganiro uko wagira ngo ntukiri umunyarwanda mvuye hanze vuba genda diaspora bayi mu diaspora pe ubu wahise wibagirwa ukuntu abantu bajya no mu butayu gusenga bagasenga koko ariko bya ni imivumo ariko bibaho no muvumo bibaho pe no muvumo bibaho kuko njyewe mu mategeko 10 y'Imana haranditswe ngo mu mategeko 10 y'Imana birimo ntugasambane niba ari irya munani hari ntuzifuza umugore wundi. None MA ni umugore w'umugabo ariko akandikira Bishop ati nubabara tubabarane ni wishima twishimane ubundi twisambanire bivuze ubuhuha. Noneho papi dore nari nabwiye ngo arakantu kamuza kumfasha urumva ari umushuti wawe ujye ukunda kuvuga ijambo ngo hapu natinya umbaze ngiye kugutiza intebe y'uriya mucamanza njyewe nk'umuyobozi w'iki kiganiro njye ndi umucamanza uriya mucamanza aba bose nabarambika nkashaka igishari nkabahura mu rwego rwo kubaka sosiyete. Ariko ubundi ibi byaje bite reka ubutabera bukora akazi kabwo twizereye. Intebe y'umucamanza urayitinya wanze kwicara oya nayikwicajemo gukoresha amategeko ukurikije uko wumvishe n'ibimenyetso byaburanywe hano MA na Bishop n'umugore we. Kwanza nge MA nakura hizi code nkamushyira hanze kuko nabandi bari ku karubanda mu rwego rwo kugira ngo duce ubusambanyi n'ubushoreke no kuba bifuza abagabo b'abandi nagiye mwiga kunyurwa n'abagabo b'abandi kunyurwa n'abagore banyu ko MA wamutemeye itaka nakuvumbuye wabonye MA ikirego cye nta shingiro gifite cyane nakuvumbuye so ubwo nuko wabibonye ubwo wavuga ngo Bishop natahe MA ari gutizwa umurindi n'abandi bafite agashyari buri shyari n'ishyari agashyari k'ikise kandi shyari bakavuga bati runaka mutemereho itaka agashyari k'ikise kandi kuko Bishop ari kuzamuka ariko genda asaba 300 by'amazi bakabimuha ariko se bari umbwiza ukuri usibye kuba ubundi se mwebwe muyamuhera icyo ubundi usibye kuba ushobora kubinjira icupa ry'amazi rigura kuri 500 wajya kurigura 1,100 ya kandi shayo kwa Nyirangarama ako Nyirangarama muracyarago
ubibona ko ari akandi navoma ijerekani ya litiro 20 nkaza ahubwira ukayisengera koko zengera iyi ngiyi bazi yabonetse amazi yabonetse ushaka so gusenga amazi y'amafaranga 500 uyu nabona ko handitseho akandi ariko kandi uzayo kagura umuhaye amafaranga yawe reka dusoze twigende ubwo papi nuko ruciye bye sawa